Okay, how are you lovers of official dinero channel? Uko mubizi ngende umujene ubatamo ibintu biryoshye buri munsi. Ibyo birimo kubatamo amakuru arenze cyane iby'abamare bitandukanye biteye u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi twabazaniye kubabwira ku makuru y'umuntu wese cyane mu gihugu cya Tanzania, umuntu wanditse amateka nubwo abanditse amateka mu gihugu cya Tanzania ari benshi, gusa hari ujye bahiga buri munsi urushaho gutungura abatuye icyo gihugu ndetse no hanze yacyo. Uwo na wundi ni Diamond Platnumz, uzwi ku mazina ye nyakuri nka Nasib Abdul Juma Isaac. Uwundi Diamond Platnumz cyangwa se Nasib Abdul Juma Isaac ni umuririmbyi, umubyinnyi, umunyamuryango w'imishinga y'iterambere ndetse n'umushoramari ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Yavutse ubundi ku itariki ya 2 Ukwakira 1989 mu murwa mukuru wa Dar es Salaam. Ubundi umuziki wa Diamond Platnumz uzwiho nko kuba cyane ukubitwa mu njyana ya bongo flava, afropop, afrobeat cyangwa se rumba, ndomboro na R&B. Yatangiye kumenyekana ku mwaka wa 2010 ubwo yasohoraga indirimbo ye yise Kamwambiye, yakunzwe cyane muri Tanzania no mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Nyuma yaho yasohoye izindi ndirimbo zakunzwe nka Number 1 yakoranye na Davido, Marry You yakoranye na Niyo, na Inama yakoranye na Fari Ipupa. Ubundi ibikorwa by'ubucuruzi bivuga ko Diamond Platnumz ni umuyobozi mukuru akaba n'uwashize inzu itunganya umuziki yitwa Wasabi ndetse n'ibindi bigo nka Wasafi Beat na Wasafi Media. Mu mwaka wa 2021 we hamwe n'inzu ye y'umuziki Wasafi basinyanye amasezerano y'imikoranire na Ona Music Group. Ibihembo uyu mugabo yagiye yakira Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi bafite ibihembo byinshi muri Afrika y'Iburasirazuba niyo hagati. Yabaye umuhanzi wa mbere ukorera muri Afrika ugeze kuri miliyoni 900 z'abarebye indirimbo ze kuri rubuga rwa YouTube. Ubundi ubuzima bwe bwite bivuga ko Diamond Platnumz afite abana 4 barimo 2 yabyaranye na Zari Hassan, umwe yabyaranye na Hamisa Mobeto, n'undi yabyaranye na Tanasha Donna. Nawe akaba Tanasha ari umuhanzi w'umugorekazi mu gihugu cya Tanzania. Ese imbuga nkoranyambaga akoresha Diamond ni izihe? Ubu Diamond Platnumz akunze gusangiza abakunzi be amakuru n'amafoto ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na Twitter. Afite kandi urubuga rwe rwa YouTube aho ashyira indirimbo zisha n'amashusho y'ibitaramo bye yakoze. Ubundi Diamond Platnumz akomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki wa Tanzania wo kuwugeza ku rwego mpuzamahanga. Reka dusoze tubibutsa gukora subscribe, wibuka gukora like ndetse na comment, ariko tugomba gushyigikirana nk'ibisanzwe. Thank you guys.